mperukana sinasabwa na Rudasingwa kwiba banki bakitorokera. Ubu bigeze he? Mukurikira umukino. Ayiwe, ese ko mbona utarwiyambitse wabaye ikinone? Nabaye iki ahubwo ubona amazi ikisora? Ntacyo maze. Oya nawe ntukavuga gutyo Here. Sinkavuge ntyo se. Ubu urabona umuntu udashoboye kugira ikibazo na kimwe nikemurira ntaringwiza murongo mwisi. Ariko rero nawe urancanga Here. Ejo bundi si bwo wavugaga ko wishimiye ko Kanezera agiye kujya kwiga. Ko iwacu ntabazi mu bahaba. Ko kuba wafashwe n'ibiki biguhoza mu magana. Ivugiresha. Nta mafaranga yo gutanga mu itsinda yagusajije cyangwa? Nyine Sora. Ndakumva. Ikibazo cy'amafaranga y'itsinda byo ndagifite pe. Ariko si cyo ubukimpangayikishije nka Mahoro. Ngo Mahoro? Mahoro pe. Yagize atese kandi Here. Umva. Noneho ntacyo yantwaye. Ahubwo ni impamo ya Mungu none hagiye kuborera mu nzu pe. Ngo? Uravuze ngo yararembye? Umva, ni indembe pe. Ayiwe. Kandi kibabaje ntiyemera kwivuza. Ntiyajya ku mujyanama w'ubuzima. Nta mitiweli afite. Mbese isaha n'isaha wakumva ko iwanjye hari umurambo. None se ubwo Kindigiti ntacyo akora ngo mubyara wabone n'utunini koko? Kindigiti se ni ikiyita? Ko njya guhamagara n'umujyanama w'ubuzima kansamira hejuru ngo nimureke mubyara we ngo ari hafi gukira. None se ubwo ni gute abantu bakuru bakerensa uburembe nk'ubwo butagabanuka? Ni impamo ya Mungu nanjye biranyobera. Niyo mpamvu narimvuze ntereka nze nkurebe untize telefone mpamagare se wa Kindigiti. Bose bazaze gutwara umwana wabo kuko Kindigiti yanze guhamagara nyina wa Mahoro ngo byamwongerera intimba. Yampaye nka data. None se ubwo urumva wakomeza kwicarana umurwayi nk'uwo gacwawe? Suko se. Ubwo ejo ntiwabusobanura urupfu rw'umuntu utishe? Nibwo bwoba nanjye mfite pe. None se ahubwo ufite nimero y'uwo musaza? Yewe, Kindigiti akigira telefone nari narazikuye mu nzandika kuri aka gapapuro. Akira unyumvire kwicamo. Zana tuzishyiremo. Yewe Here, ndakumva. Ndumva iciyemo ngaho akira muvugisha. Mpereza hano. Aro. Ndakumva. Ni Helene umukazana wawe. Yewe muraho mwana wa? Muraho neza. Ko mwatwanzira? Yemwe, si ukubanga n'utubazo tuba tutatworoheye tugatuma twihugiraho. Yewe ni hose ariko da. Ese ko muduhamagaye ni amahoro? Urebye amahoro ntayo. Kuko umwishywa wanyu Mahoro ararembye cyane. Ngo umwishywa wacu witwa Mahoro? Uwo ni mubyara wa Kindigiti uba mu rugo. Ngo mama waba mu cyaro cya kure. None ko nta mushiki wanjye. Haro. Sora, amayinite kubanza ashize ntarangije kumusobanurira ndagirana. Ewe, bwana manager Ntwari. Ko mwamamagaye se mukaba mwibereye kuri telefone no kuri mashini aho kumbwira icyo mushakira ngo nisubire mu kazi. Uretse gato ndebe. Ce n'est pas possible. Ndabona ko imashini byabereye Maria Sine. Nese ko mbona bikomeje cyane uri kwitegura inama idasanzwe ushaka ko ngo hawe ibitekerezo by'uko tuzakira abashyitsi. Sinegabanya blague. Icara hasi utuze unsubize ibyo nkubaza byose kandi umbwize ukuri. Yewe. Guteze yombi nyakubahwa. Niko Sine. Karame. Ujya winjira muri konti z'abandi bakozi ukareba amabanga ya konti z'abakiriya. Ariko kashireshaho kagira amagambo. Ubwo si urumva iryo kosa narikora koko? Sine. Nagusabye kuvugisha ukuri kugira ngo ibintu byorohe. Nakubaje niba ujya ureba kuri konti z'abakiriya ukagira icyo uzikoraho. Ariko rero mpamya ko uzi ko ibyo bintu tutabyemerewe. Rero sinumva impamvu naba mbikora. Sine. Karame. Iyo bigeze ku mutekano w'amafaranga y'abakiriya urabizi ngomba kuba manager nkuko nabereye izo nshingano. Ndabizi. Nawe uzi gusoma. Reka mpindukize imashini nkwereke. Ntekereza ko uzi gusoma. Ndabizi. Niko urabona iyi nimero iranga imashini yande. Kandi ndabona ari IP address ya mashini yanjye. Voilà. Urabona ko winjiye muri user y'umuhire ndetse inshuro nyinshi ukohereza amafaranga. Ahubwo reka ndebe kuri konti nimero. Ahubwo ndabona uhereza kuri konti imwe. Sigato ndebe isane konti okuye amafaranga zifitanye.
konti zidafite sisiteme ya mesaje. ariko si ibyo uri kuvuga ni ibiki kuko ntabyumva ntwa cyangwa ubwo ni kashera kabikoze ko nawe namubwiye pasiwadi yanjye kandi koko yanambwiye ko ashaka amafaranga yo gukoresha ubukwe nisheyira gabanya kongera ibyaha ku bindi byahase tubanze ndebe neza ibi bintu. Sine biragaragara ko umaze kwiba amafaranga agera kuri miliyoni 18,965 n'amafaranga 350. Kandi igitangaje ayo yose yohereza kuri konti imwe y'umuntu witwa Rudasingwa. Guruma igihe Rudasingwa Sundi umuntu wabumuzi. Nukuri kw'Imana ni izina ry'Imana dagatwikabire y'Imana abantu bose bitekana nta numwe nzi. Kandi nukuri kw'Imana nibyo bintu uri kumbwira ndumva ari bishyashya. Ariko Sine uzi ko na flash mirutse kuburira amabanga y'akazi bishoboka ko ari yo waba waribye akaba ari ukoresha akaba ariho wakuye amakuru ya password z'abakozi bagenzi bashaka gusiga icyasha. Subwo waretse nka kubwira ukuntu byagenze koko ntwa. Sine nakubajije nimba ari wakoze ibi byose ntigereje igisubizo cyawe. Mana we ubuse koko ntwa ni nkubwiza ukuri ntuneza leta. Sine n'ubundi nibitabimbwira iperereza ryagufasha sibyo kuko urabizi neza ko banyaciri mu kamera. David cyo ni cyambere wikwibagiza ruko naho wicara gukora icyaha cyo kunyereza amafaranga y'abakire naho zamanitse zigenzura ibikorwa byacu umunsi ku wundi. Nukuri kw'Imana mbabarira nkubwira impamvu yabinteye ntwa aha tutanahamagara inzego z'umutekano utazi uko byagenze. Wewe wikwivuna Sine kuko mfatanyije n'ubuyobozi bwa banki hamwe n'abagenzura amashusho kamera za banki zafashe twamaze gutanga ibimenyetso mu bugenzacyaha bigaragara ko hari umuntu wibye banki. Datawe ntwa rero rwose bikwigora ibyo ushaka kuvuga byose urabisobanura mu maboko yabo. Mana nyagasani ariko ntwa koko nk'umuntu w'inshuti yanjye wo ugiye kumfungisha basi igirire uyu mwana ntwite nashakaga kurengera. nzagushimira nyirimbabazi nzakubyinira ndi mu ikoraniro nzahamya hose urukundo rwawe nzaba igikoresho cyawe rurema. utyo nkunda ko iyo ntebe uhita unyikiriza rwose. kabe nubwo ntamenya ikiguteye guhimbara gutyo ni ukuri ukuntu uririmbye ako karirimbo n'uwaba atakazi yatega amatwi basaka kumva. none se sheri niba atari ibanga byagenze bite? Margarita ejo bundi nitegereza ya nyana yacu yasizwe n'inyamamare ndabyibuka sinakubwiye ko urebye uburyo ikuramo urugo rwacu rufite umugisha. erega sinyashidikanya ko turi abanyamugisha kabi ahubwo mbwira ikiguteye kuririmba nanjye nuzura umunezero. Margarita nushaka utaraki kuko ntibisanzwe. ubwo ari wowe urashaka kuza kumbwira amatsiko agiye kunturitsa umutima. oya reka nkubwire inkuru igishyushye tutaza kubyumva ku bandi. ngaho nguteze yombi rwose gira hino ariko ubundi kubera nawe rwose. ngaho mbwira rero niki cyaguteye guhimbarwa? Margarita mpimbajwe nuko Imana yumvise gusenga twasengeye inzozi z'iterambere dufite. ese nibyo byakunejeje? kuri banki uko byamera kose yanguzanyo bakubwiye itariki bazashyirira amafaranga kuri konti. yesi ati wabimenye nibyo ariko nanone ugira utuba amafaranga ari kuri konti yacu rwose. ese mama nawe nabibonye rwose aho umunezero wawe uganisha. ugira ngo se nibyo gusa Margarita? habaye se kandi ikindi mugabo mwiza. ubwo nayo ndi kwigendera nyine nishimira igisubizo banki yampaye. ndakumva rwose. maze ngiye kumva numva mesaje ngo di mesaje se wahise akwandikira ko ashaka ko umuguriza amafaranga? ibyo se bikaba binejeje. yoye kata nagiye kureba nyine sanga ni ku ishuri banyishyuye amafaranga yari asigaye kuri za nzugi n'amadirishya n'abakoreye. ni uko ubwiza abo babuhuye no kwisiga. Imana ishimwe Margarita karame nahise numva ndemeresha aho. oya birumvikana cyakora ntakubeshye numvise nongera nk'ibiro bitandatu byose. erega byose bihira abakunda Imana. ahubwo ngiye mbona Imana ariyo idukunda pe. dukunda byo iyo ubona ibyo uduha aho twese ko ari ukwishima gusa nta kindi rwose mbona twayikorera. ni ukuri Imana nyikuriye ingofero kabi ukuri Imana iduhereye amafaranga rimwe. uvuga nk'inzozi zacu irazirotoye ubu gahunda zacu zigiye kuba nk'uko twaziteguye. ahubwo kabi aya mafaranga banki guhaye tugomba guhita tuyongeranya namwe twizigamye tukagura bizinesi yacu. ibyo byo nta yindi nama tugomba kubikorera ahubwo bihawe umugisha rwose.
urasi wazindukira mu mujyi tukarangura bimwe mu bikoresho. ubwo se ko amafaranga atabikika ntanabikika byo rero rutimiranyije buriya ntiyadupfira ubusa cyangwa akajya mu bindi bitari biri muri gahunda. reka rero ubwo turyame hakiri kare. ubwo inkoko niyo ngoma rwose niko bimeze rwose kandi wibuke ko dufite n'umushinga wo kongera korora inkoko. hanyuma se sheri karame ko abana badakoma baryamye. ariko ko muramutse uranywa nuko ibiryo biryoshye cyangwa mufite ubwoba ko ari bike. ese maho karame wowe wanze kurya pe ubwo urabona uzabaho tutarya muko. ni ukuri ndumva ukuntu mu kanwa hameze nta n'amazi nanywa pe. oya nawe jya umenya ko uri umuntu mukuru rwose wihangana uryemaho. none se kutari robo ngo turagucaginga urumva uzabaho ute kuko. basi senze unyegamize ndebe ko narya duke kindi. ngo agira atemaho unyegamize. uzi ko mutagira isoni koko. rata Kaneze karame genda unzanire umunyu mu cyumba cy'ibyombo. ego mama. dorere ubwo uragenda utashaka neza kumba n'ugenda utagataga wabaye iki. yego ko mana nyagasani Kaneze niki cyakuvunnye. mama nyine ndi kubabara kubera. reka uwo munyu ureke nkurikira mu cyumba nkwereke. niko Kaneze mwana wa mbwira mama byagenze gute. banza umbwire ko utari bunkubite mama. humura singa ukubita mbwira icyo wabaye gituma ugenda uryo sibyo. nyine mama ngo kavutse kwa Margarita se. yego nyine mama. ngaho mbwira yakugize ate mbwira. ejo ubwo mwana umaga amata yanjyanye mu nzu ye amfatiraho nanjoro ku ijosi ubundi amunyambura ikariso. oya ntumbwire ko yakwangije mwana wanjye we. ngayihangane ndebe sibyo ihangane mwana we. yanjyamishije ku buriri bwe hanyuma afata ku ngufu none ndababara mama numva ubuzima. ye baba we ye baba mana we ibi ni ibiki noneho mana yanjye we. mbega ishyano ngujije we. none se kuki utaje ngo uhite umbwira mwana we. yambwiye ko nimbivuga se mana nyagasani we. kuko noneho ndazibanwa nzerekeza ye ko warushye ataruhuka. mama komera mwana we komera sibyo. mbega umutindi gasani we wanyangirije umwana we rishyano ndaryerekeza ye koko we. Kaneze mva nkubwire sibyo ibi byabaye ntihagire n'inyoni bimenya. none se papa nambaza icyo nabaye ndamubwira iki mama. humura kibondo cyanjye sibyo humura wihangayika ngiye kureba icyo mbikoraho yishyura aya mahano yagukoreye sibyo kibondo. ariko nyabone guceceka ntugire umuntu ubibwira. ariko ndi kubabara cyane mama. cyore aho sine ntafatiwe mu mugambi mubisha. aya mahano se yo gusambanywa kwa Kanezero biracura iki naho ubutaha. ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. itambuka kuri radiyo Rwanda kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu buri mugoroba. ku wa mbere no ku wa kabiri ni saa 12:15, ku wa gatatu ni saa 12:45, ku wa kane ni saa 11:45, naho ku wa gatanu ni saa 2:15. mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube andikamo ikinamico inkingi y'amahoro. inkingi y'amahoro. bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 0789811320 cyangwa se kuri 0788435206. bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com.